IK Radio, your ultimate sound experience. Mupaka show tubategurira ibiganiro bitandukanye ku kijyanye na showbiz nyarwanda, amakuru y'abahanzi, amakuru y'abastari muri rusange, abakina filme. Kurikirana Ikosora Radio udacikwa na industry nyarwanda. Hano kwa makuza vibe sanze twareza gatuza tumva bimyoza muri kwirwaza ejo tuzajya kwifuza nge simpo nisimaza mutangiye gutuza ni time yo guhuza twashara ukuryoshye none imyota iteje ibiza kuba meza sinabahereza uyu muziki ndawukomeza na meza yuzuye ifeza ndimo ndasiza ikibanza ku mutima mwiza abasaza banyita Nkuru nziza zizanjye utsakuriza nkunda kwituriza ndabahuza n'abakumbuza umutosta kwiteza pizza upendeza yaceza high sikamwemza tukamwumvisa today's my day yawe ndi mama day umbonute I just wanna eating drinking chilling dancing umbonute Hello guys, nitwa Nana, nkuye mu Gatenga, nkunda kumva Ikosora Radio online. Stay tuned. Yeah, let's go. Twagarutse nanone turi mu kiganiro na Mupaka show muri kumwe na Nkuru story. Yeah, show yacu izajya igaruka umunsi ku munsi ku byavuzwe muri showbiz cyangwa ku ba celebrities. Celebrities news muzajya muyisanga kuri Ikosora Radio online. Don't touch the dial, reka uno munsi turaza gutangira byimbitse na showbiz nyarwanda the second generation uvuye kuri gakondo zino new model zaje z'indirimbo ziri tight zagiye ziryohera abantu bakabona ko ewana bari gupalinga bigakunda noneho it's so good, why not tutabikora. Yewe ndaza kwibanda nanone ku njyana ya hip hop kuko akenshi byaragaragaye ko nanone ntago ijya ibona support mu buryo bugiye butandukanye. Abasani bayo bafatwa ukundi kuntu cy'abahanzi bayikora. Turaza kurebera hamwe ese ikeneye indirimbo project kuva kuri step ya mbere kugera ku ya nyuma bigutwara cyangwa bigusaba iki kugira iyo project uyifite, ari audio nziza iri standard, ari video ya fresh, then umuhanzi yafite icyo kiba gisigaye ni finissage ya promotion. Ku Ikosora Radio twabateguriye nanone zimwe muri story cyangwa se inkuru zivuga ku njyana ya R&B. Bamwe mu bantu bayikoraga neza bakanazamura rino darapo tubona bagiye basa nk'ababigendamo biguru ntege. Ibyo turabirebera hamwe. Don't miss with Ikosora Radio na Mupaka show with Nkuru story. Andaza kugaruka ku njyana ya rap. Ntangira kumva rap y'ikinyarwanda, numvishe umusore bita MC Mahonibon, numva uwo bita DMS
DMX. Then injyana ya rap haciyemo igihe gito MC Mawunibone yakoze indirimbo turi kumwe cyangwa ni turi kumwe avugamo story z'abamuvuga ubusa babahemba sambusa. This guy he make the change kuri ino njyana. Ni umwe mu bantu bakoze ibintu by'icyitegererezo kandi n'abaraperi b'ubu baba bagomba gusubiza amaso inyuma bakabona ninde ubundi wakoze revolution kuri icyo kintu. This guy was dope. And ku njyana ya rap byaje kugaragara ko ifitanye isano na R&B kuko wasangaga it's so good. Umuntu yaririmbye story nziza, yaririmbye tag life, ari kwishyikiriza abantu kugira bamenye ni gute na gute, ariko ugasanga hari icyaburaga iyo haburagamo kalasi ya R&B. Tunarebeye hamwe indirimbo za kera wasangaga kalasi zabaga violence cyane mu bantu, ugasanga indirimbo irimo story nyinshi n'umuntu w'umupapa cyangwa umumama atasobanukirwa, ariko kalasi yageramo igahita itanga tension cyangwa igahita yoroshya bya bintu umuntu wari ufunguye mind ngo yumve amagambo ari kugenda akorwa muri rap. Punchline ari open kuzumva iyo hajemo kalasi bita byoroha ukuntu. Rero niyo mpamvu iyo njyana nayo turaza kwigarukaho, turebe uburyo ki bamwe mu basore bafite amajwi meza bagiye bazamukira mu ndirimbo z'amakolabo bakozemo amakalasi. Nanone bikagaragara ko bamwe mu bahanzi bakomeye barimo Ben Tiger B ni umwe mu basore baririmba cyangwa se abagabo baririmba ariko bikundira kuba bakoraboratinga hip hop cyangwa se kwisapotinga, reka mbivuge gutyo. Harimo Ngabo Medal, harimo Bruce Melody nawe akunda ibintu by'abaraperi. Buriya nawe kera buriya ngo yigeze arapaho, yabayeho umuproducer, yaba ari ibintu yiyumvamo ndetse cyane. Icyo kintu rero nicyo turaza kugarukaho ko no mu Rwanda injyana ya Afrobeat yigeze gukora iratopinga iba hot, gusa wasangaga nta collaboration n'izindi njyana, yaba kuri gakondo, aba kuri rap, ku bantu bakora soft music, amazuke, slow, ngasabo bahora muri bya bindi bidunda. Ari naho hantu ndaza kugaruka kuri bamwe mu bantu bari bayoboye iyo njyana ya Afrobeat, harimo Kamishi, harimo Gitoko, harimo bazikoze ari abatipe benshi, harimo Bidom umutipe wari umeze neza cyane. Rwanda rwagiye rubura elema zirenze kubera kwa kurashinga kwacu kw'abanyafurika, twumva ko nimva kuri uno mugabane wacu nkajya out nibwo life irakunda. Ugasaba uwo muntu aragiye atangiriye kuri zero ku cyo nakwita ubusa, kandi yari yamaje kuba public figure. Ari naho ngenda mvuga why ibintu bikunze kubaho. Hari abo bita bapurusira, ababebi bari bazi kuririmba, ababebi bari bafite look iri so presented. Ababebi nyine bari genius. Tugaruka kuri Charly na Nina, only visa gusa ugasanga ziri kwica industry. Tujye dukora ibi bintu ariko duha agaciro abafana.
bya bintu tuvuge Priscilla wowe uri mu Rwanda like example niko mba mbibona akenshi wakoraga imiziki kubw'abakunzi bawe ugashyiramo imbaraga kubera bo ugakora night day kugira ngo bakunde bishime haba mu mashow wabaga wagiye gukubitamo haba muri studio recordinga nyine ya real life wa deliveringaga ibyishimo ko nabyita but nyuma sinzi aho satani yaturutse sinzi aho satani aturuka akatujyanira abantu kandi akabajyana kure ku buryo bizagorana kugaruka ngo babe update bitewe n'aho music industry ko nayo igenda yevoriwa azamo revolution ndaza kugaruka umupapa bita Paxson Don umwe mu bantu basapotinze hip hop kuri promotion yayo ndaza gushimira Kensi nk'umwe mu bantu bari bafite radio cyangwa se itangazamakuru ariko ugasanga n'ubundi hatayemo ba bantu bitwa ibirara bitewe n'uko we nawe azi lifestyle Ikosora Radio dukurikirana online wadusimiga tuba dufite inkuru zigiye zitandukanye ku bakunda umupira w'amaguru tuba tubafitiye update za buri munsi haba muri league cyangwa se n'andi marushanwa atandukanye rero muri nta mpaka tuzajya twibanda cyane kuri industry yacu tugira abantu runaka tugarukaho tugira abantu runaka dukebura nimba bari gukora wrong nta mpaka twatangire ku njyana ya rap turaza gukomeza nyuma ya Mahonibon na DMX haje kuza abo bita Isoja haje kuza abahanzi buri umwe ku giti cye different kumva yaje ari gukora wenyine then haje kuza nanone ba Bulldog ba Diplomat nabo ba Green P ari naho haje kuva itsinda rya Tafrank kuko Lick yari ari muri Unlimited ariko akajya abona umwanya genda umubana muto kandi abantu babaga bari kumubwira cyane bari abaraperi sometimes akumva touch zaba kumva nyine na gold barimo niko nabivuga then baza gupaba baravuga se ibintu twabikoze crew nibwo Tafrank yavutse indi revolution ikomeye kuri hip hop nyarwanda ibibayeho kwaba batipe baradusavinze ku bantu batanyurwa simbizi ariko Tafrank they did their jobs they did a lot job rero ikiriho rest in peace kuri Jay Polly namwe mu basore bakozemo indirimbo ziri singo ziri tight kumva indirimbo kumva icyanga like ndacyariho ndahumeka like umupfumuzwi like oh my god reba Pifra afiteyo projet yitwa akabindi k'umurozi then tugarutse ku ndirimbo bagiye bakorana bari kumwe njye ndibuka muri 2008 2009 gutyo
basohora inkongoro y'umushimusi. I was young but I was really consuming a good music. Nabaga i Remera icyo gihe, then nkajya nkunda guca ahantu bagenda batanga amaserivisi runaka, ariko njye nkaba ndi focus kuri screen, mbona abo batipe mu nkongoro y'umushimusi. Wow, ndatungurwa kuko ntabwo numvaga ngo hari rap imeze kuriya mu Rwanda. Nza kureba iyo bita Gereza, avuga ngo yarakoze. Njye kwivuga cyangwa ko natangiye kumenya iby'urugendo rwayo, ibyo byaba birebire kuko bamwe mu bamemba bayo turi n'inshuti close bitewe n'akazi bakoze, ko akenshi tujya kuba inshuti n'abantu, nanone tugendeye ku cyo bavuze muri life cyangwa muri sosiyete. Like this guy Francis is Mario G, got song. Shout out, man. Yeah, dukomeze. N'umuhungu nawe yakoze ibikorwa bya fresh, nk'indirimbo yitwa Mama Rwanda. I give him salute. Always I give him salute. He make umuhungu wa muzika really dope and punching line, which is really monster. The guy is a monster. The guy is hard work as orphan man who fight from nowhere, and right now everyone in this country knows fireman. I hope abantu benshi baramuzi umuhungu, keretse abadakurikirana imiziki cyangwa se bumva atari ibintu byabo gusa. Umuhungu urakoze. Tujye tubaha flower zabo bahari. Then ikiganiro tuzagenda tucyumva steps gifite ama episode. Uno munsi turagarukira aha, ndabona muri studio amasaha yadufashe. Abakora urubuga rw'imikino bagiye kujyamo, gusa ikiganiro nta mupaka, n'ubundi nta mupaka. Mujye mutwandikira mutubwire stories z'abantu mukeneye kumenya, nimba ari umuntu mukeneye kumenya stories ze, nimba ari umuntu mwabuze mukeneye kumenya ibyo arimo, mutwandikira muri comment gusa, mukatubwira ibyo mushaka kumenya, natwe tukabibagezaho. Nta mupaka show, Mr. Nkuru story. Hello guys, you're listening to Ikosora Radio. Stay in touch. Nta mupaka show, tubategurira ibiganiro bitandukanye ku kijyanye na showbiz nyarwanda, amakuru y'abahanzi, amakuru y'abastari muri rusange, abakina filme. Kurikirana Ikosora Radio udacikwa na industry nyarwanda. IK Radio, your ultimate sound experience.